kubwira ibi ngibi ubizi neza yuko abantu benshi ku isi ntago dusa, gusa ubudasa bwacu twaburebera ku ruhu. Gusa ibi ngibi ntago ari byo biza bisobanura neza impamvu umuzungu se cyangwa umwirabura adasa n'abanyarwanda cyangwa se ngo abesa nk'abakongomani. Gusa twese twagagombye kuba dusurukara mu buryo buhamye cyangwa mu buryo tugomba kuba twese twagagombye kuba dusurukara. Gusa se n'ukubera iki ngibi bitaba nk'uko mbivuze? Ese n'ukubera iki abazungu basa kuriya twe tukaba dusa gutya? Kandi bivugwa yuko science ivuga yuko twagagombye kuba twese dusurukara. Gusa ibi ngibi impamvu yabyo iri mu ruhu rwacu. Utu ni uturemangingo tugira uruhare rudasanzwe mu gutuma tugira impu zidasa. Njye ndibonera ikiganiro cy'MURUHU gushimira kubukurikira. Nuba ari ubwa mbere ugeze ku channel yanjye ugenda ku subscribe, nze nkubwire neza impamvu ituma twese tudasa kandi twagombye kuba twese dusa nk'uko science bivuga. Ni impamvu ikibitera nicyo cyishe mu ruhu rwacu kugira tubashe kuba bamwe dusurukara abandi bagasa inzobe. Kanze byose mbikubwire. Ubundi uruhu rw'umurungu rutumubanaho rugizwe n'ibice bitatu aricyo bita epidermis. Iki ni igice cy'inyuma tubona. Hakaba icyo dermis ari igice kirimo imbere, cya gice gisa umweru aho ushobora kwica nk'igisebe inyuma cyangwa kikobora ukabona ahantu hasa umweru imbere mu ruhu rwawe. Gusa n'ikindi gice cya nyuma bita hypodermis, cyangwa se iki ni igice nacyo gitoya cyane kitaboneshwa amaso yacu. Gusa ahangaha niho imisatsi turuma ku mubiri wacu ikura iturutse. Gusa impamvu nyamukuru ituma twese tudasa yihishe mu iki gice cy'umuntu akubwiye bita epidermis. Utu ni uturemangingo bita melanocytes. Utu ni uturemangingo rutanga umusemburo bita melanins. Uyu niwo musemburo ugena ibara ry'uruhu rwacu. Gusa mu buryo busanzwe uyu musemburo ukagombye kuba utuma umuntu agira uruhu rusa umukara cyangwa se rw'ikijuju, umuntu wenda kuba inzobeho gakeya. Iryo ni ryo bara ry'ikijuju ndimo mvuga. Gusa koko bitewe n'ingano ya melanine nyinshi cyangwa uyu musemburo mwinshi, ibintu byo bishobora gutuma umuntu umwe asurukara undi akaba yasa inzobe. Bivuze yuko umuntu ukungahaye kuri uyu musemburo akagombye kuba agira uruhu rw'umukara, naho umuntu ufite melanine nkeya niwe ugenda usa inzobe se cyangwa bikarangira abaye n'umuzungu cyangwa se nyamweru. Ibi byose biterwa n'uko ngo aba afite uyu musemburo melanine muke cyane mu ruhu rwiwe. Gusa uyu musemburo ngo ku muntu ukungahayeho cyane usurukara cyane cyane ngo abantu bo mu busi y'ubutayu bwa Sahara, abantu bakungahaye kuri uyu musemburo mwinshi cyane bafite ubudahangarwa mu mubiri wabo ndetse bafite gukomera kudasanzwe bitewe n'uko ibi ngibi bibafasha kudatakaza amazi mu mubiri wabo byoroshye. Kandi nanone ngo ibi ngibi bituma imisemburo yabo yindi y'umubiri ibasha gukura neza. Ngo ibi ngibi bigatuma batangizwa n'izuba byoroshye. Gusa ibi ngibi bihabanye cyane n'umuntu usa inzobe. Wowe mugendekera ute mu gihe izuba rirashe? Kanze mbikubwire, komeza uguma ahantu. Umuntu w'inzobe se cyangwa umuntu usa nk'abazungu bajya bangizwa cyane ndetse bakagirwaho n'ingaruka nyinshi zitandukanye mu gihe izuba rirashe. Ngo ibi ngibi byose biterwa n'uko bafite uwo musemburo muke ubasha kugira ubudahangarwa bukomeye ku mubiri wabo cyangwa se ku ruhu rwabo. Iyo izuba ribarasheho ribasha kwakirwa n'uruhu rwabo ndetse n'izindi ngingo z'imbere mu mubiri wabo. Ibi ngibi bigatuma zibasha kuba zakangirika. Ibi bigatuma ngo n'umuntu abasha kuba yarwara kanseri y'uruhu mu buryo bworoshye cyane bitewe n'uko uyu musemburo abaye mukeya. Wowe usurukara nakubwira ati ibi ni ibyishimo byawe, komeza ubyishimire kuko ntaho uhuriye n'uriya muntu usa inzobe cyangwa se uriya muzungu, kuko ufite umuti wa mbere ukurengera mu buzima bwawe urawicaranye. Njye naribonera ikiganiro cy'MURUHU gushimira kubukurikira. Ibiganiro nk'ibi by'ubwenge bigufasha kuba wamenya buri kimwe cyose kiza ku buzima bwawe. Ngibi hano ni benshi bakubwira byinshi mu byegeranyo, bakakubwira amateka yo mu bihugu byo hanze ndetse bakakubwira ku mateka yo mu bihugu utazigera unagira mutazi yuko binabaho. Ariko njye naza nkakubwira ibiri ku mubiri wawe nyuma yawe bigufasha kuba wakirinda ndetse ukanagira ubuzima bwiza. Ngaho binyere kuma subscribe, binyere kusangiza abandi.